Utazi Rwanda Vedaste Mbona yaradizwa mu karere ka Rwamagana uri mu murenge wa Nzige. Abaturage bo mu murenge wa Nzige mu kagari ka Kigarama bahinga mu gishanga cya Nyirabidibiri barasabwa gutera ibigori neza ku murongo ndetse bakoresha ifumbire y'imvaruganda n'imborera. Abangaba akaba ari abaturage bamwe twasanze hano muri iki gishanga cya Nyirabidibiri aho hatangijwe igihembwe cy'ihinga kugira ngo batere ibigori kandi babitere neza. Mwitwa bande? Nitwa Mutuyimana Beatrice, ntuye hano mu murenge wa Nzige, nari ndi guhinga hano muri Nyirabidibiri. Batangije igihembwe cy'ihinga bimeze bite? Badutangije igihembwe cy'ihinga, abagoronome baje kutwerekera uko tugomba guhinga ibigori neza ku murongo, tugateresha ifumbire y'imvaruganda n'imborera. Twabyishimiye cyane. Icyifuzo cyane ni iki nko ku rwego rw'ubuyobozi mwabasaba? Icyo twasaba abayobozi badukuriye ni uko ifumbire irahenze cyane kandi ibiciro by'ibigori ni bike, bazatuzamurira ibiciro kugira ngo tuzabone uko tubona amafaranga menshi mu kindi gihembwe gikurikiyeho. Uyu nguyu kandi akaba ari agoronome w'umurenge wa Nzige waje uhagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige, akaba anashinzwe ubuhinzi muri uyu murenge. Mwitwa bande? Urakoze cyane, nitwa Bangeneza Zaburone, ndi agoronome w'umurenge wa Nzige. Uko mubibona hano naho twaje gutangiriza igihembwe cy'ihinga ku mugaragaro, aho tuba twerekera abahinzi gutera neza ibigori bakoresheje inyongeramusaruro zombi kandi kugira ngo bazabashe kubona n'umusaruro mwiza. Kandi tunibutsa abahinzi ko igihe ari igihe cyo gutera ndetse bakihutisha n'imirimo y'itera. Ku bijyanye hano muri iki gishanga nabonye harimo urusenda, hakabamo n'ibindi bihingwa. Ku bijyanye n'ubwishingizi, ese abaturage barabyitabira bimeze bite? Ni ku kigero kiringaniye, aho dusaba abahinzi n'ubundi gukomeza kuzamura ubuso bufatirwa ubwishingizi. Tumaze igihe tubibaganirizaho kandi turizera yuko muri iki gihembwe tuzabona ubuso buhagije, haba ku rusenda ndetse imiteja ndetse n'ibigori by'umwihariko turi guhinga kuri iki gihembwe twibanzeho. Tubibutse ko rero iki gishanga cya Nyirabidibiri gihuje imirenge itatu, hariyo Nzige, Rubona ndetse na Mwurire. Yaradizuba Ndayizeye Pasiteri mu murenge wa Mutenderi, aha ni mu karere ka Ngoma. Tubabwire ko aka kanya turi mu kagari ka Mutenderi, aho tugeze dusanga abamotari bavuga yuko babangamiwe n'ibiciro byazamutse bya lisansi ndetse n'abandi bashoferi bakoresha za mazutu, bakavuga yuko ibi biciro mu kuzamuka kwabyo byagize imbogamizi ku binyabiziga byabo. Bamwe n'ibinyabiziga bari bafite barabisubiza ngo dore yuko bakunda gukoresha moto zizwi ku izina rya Jari. Bamwe twaganiriye baje kutubwira imbogamizi bagira n'icyo bashaka gusaba bifite mu nshingano by'umwihariko n'akarere ka Ngoma. Murakoze kuduha ijambo, muravugana na Ruzindana Emile. Nk'uko mudusanze hano mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma, ibiciro bya esasi byarahenze ku masitasiyo ahantu hose. Esasi tuyigura amafaranga 1,885 kuri sitasiyo. Hano iwacu mu byaro za Mutenderi tukayigura amafaranga 2,000 n'amafaranga 200, hamwe namwe mu byaro bakayigurisha amafaranga 2,000 n'amafaranga 500. Nkamwe nk'abanyamakuru rero babishinzwe ko mwadusanze hano, mwadufasha mukatuvuganira esasi kazamanuka, dore bamwe dufite ibibazo bya Jari zaratuzengereje. Yego, nta kindi kibazo mujya muvuga yuko kuri za assurance zo byifashe gute? Ibibazo bya assurance byagiye bizamuka bifatanyije n'ibyo ngibyo by'amayesasi. Usanga abana baverisa bahura n'imbogamizi zitandukanye, bavuga ati ubutaka iwacu batanze bagiye kubutwara. Mwatuvugana icyo kibazo bigakemuka rwose. Tubashije kubashimira yuko mwadufasha rwose. Dufite ikibazo cya esanse kuri moto, biratugora cyane. Esanse yarazamutse cyane kandi dukeneye ko yagabanyuka pe, igasubira ku giciro kigereranyije nk'icyari gisanzwe, wenda nk'urugero. Gusa turagoye pe, nta kintu turi gusagura n'amafaranga wapi, n'ibintu bya sorasi n'iki no mu mihanda biba bigoranye pe. Ni ukugira bakatuganyije basi na esanse wenda n'ibindi bibazo byose nyine biba bizimbogamizi tuba duhura nazo mu muhanda, nyine tuba tubona nta kintu turi gukuramo. Sawa, murakoze, mubashije kubikora mwatugabanyiriza pe.
tubabwire yuko abari muri bamwe mu bamotari bavuga yuko bafite ikibazo cya lisansi ariko bakaba bavuga yuko na za siranse zabaye ingorabahizi, bakaba basaba bafite mu nshingano ndetse bagasaba n'urwego rw'igihugu abashinzwe ibikomoka kuri peteroli yaba mazutu ndetse na lisansi ko bagira uko babigenza ndetse bakabagabanyiriza igiciro, ngo dore yuko lisansi yakomeje guhenda cyane hirya no hino mu makaritsiye no ku masitasiyo, ibiciro byagiye bizamuka cyane, bakavuga yuko ibinyabiziga byabo bimwe bari kubibika batari kubikoresha mu muhanda, ngo dore yuko n'abagenzi kubabona byabaye ingumi, bakaba basaba bifite mu nshingano ko babakurikiranira bakabafasha iki kibazo ndetse kigakemuka, ngo dore yuko gikomeje guteza imbogamizi mu bamotari ndetse no mu bashoferi b'imodoka. Ndayizeye Pasiteri mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Baziriha Eugene Gema, radiyo uwo murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Hirya no hino mu karere ka Kayonza ariko by'umwihariko mu murenge wa Kabare, abahatuye bagenda bavuga ko hari ibibazo bafite bitarakemuka, cyane ko abaturage barimo kugenda batezwa imbere uko bukeye n'uko bwije. Ariko itembereye mu murenge wa Kabare by'umwihariko mu kagari ka Gitara, usanga abaturage benshi bafite ikibazo cy'umuriro ndetse bafite n'ikibazo cy'imihanda itameze neza. Uyu munsi twasuye abatuye mu mudugudu wa Rugunga ni mu kagari ka Gitara, baratangira batwibwira banatubwira ikibazo bafite. Mama, uraho neza? Muraho. Ikibazo mufite ni iki hano mu mudugudu wanyu? Jeri twa Mukansenga Liliane, twa dufite ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi, ikibazo cy'imihanda yarangiritse, vipera yikoze, ariko imodoka zinyuzemo atari byiza, n'impanuka za moto za buri kanya badaye umuhanda n'amashanyarazi, twabashima. Aba barabihurizaho n'abandi baturage benshi batuye muri mudugudu, ariko by'umwihariko n'abari mu kagari ka Gitara cyane cyane kariho hatagaragara umuriro w'amashanyarazi. Uyu mama nawe aratubwira ko ikibazo cy'amashanyarazi ndetse n'umuhanda ari ikibazo kigoye muri aka kagari ka Gitara. Muraho neza, nitwa Nyirajyambere Ange, ntuye mu mudugudu wa Rugunga, akagari ni aka Gitara. Ubwo rero twe ikibazo dufite cy'imbogamizi ni umuhanda, amashanyarazi ntayo dufite, abafite za mobisoro bagerageza ndetse tukana ducaginga amatelefone. Twasabaga ko nibura mwatuvugana mukadukorera ubuvugizi, hakabaho nk'umuhanda ukoze neza, impanuka za hato na hato zigashira. Wenda hari umuhanda dutuye hafi y'umuhanda ugenda ukagera rompo ya Kibungo, mudufashije rero mukadukorera umuhanda ku Kikakondo biratugora. Ubwo rero mutuvuganire tubona umuhanda, tubona amashanyarazi, naho ibindi byose urebye amazi yaratwegereye. Izo nizo mbogamizi dufite. Murakoze. Bakomeza barishimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda uburyo yagiye begereza ibikorwa byinshi. Ikibazo gisigaye bafite akaba ari umuhanda n'umuriro w'amashanyarazi, dore ko bavuga ko no kubona umuriro wa telefone ubu bigoye, ngo gucaginga telefone biragoye. Biratugoye cyane kuko turi mu icuraburindi koko, nk'uko mwagiye mubibona cyangwa se nk'uko bagenzi banjye bagiye babivuga, biratugoye kuko ubu ngo gucaginga telefone igiceri cy'ijana, kandi uyu munsi kubona igiceri cy'ijana ni ibintu biba bitugoye. Ku bijyanye n'amashanyarazi rwose mutukora ubuvugizi tukabona amashanyarazi byadufasha cyane, kuko nkatwe dufite amazu y'ubucuruzi twatangiye kubaka hano muri iyi santere. Tubona rero ko kujya dukoresha mobisoro cyangwa se indi mirasire ari ibintu bitugoye cyane, kandi rwose tujya tugenda hirya no hino tubona leta y'u Rwanda yaragiye ifasha abanyarwanda bagava mu iryo curaburindi. Iyo ugendagenze hirya no hino muri aka kagari ka Gitara, usanga mu masantire yaho atandukanye hari ibikorwa bigiye birimo gutera imbere kandi bikorwa n'abaturage, ariko kutagira umuriro w'amashanyarazi ubwabyo bikaba ari inzitizi kuri benshi batuye muri aka kagari. Uyu nawe ni umwe mu bo twasanze mu isantire ya Kamuhozi, aratubwira uko bimeze. Mwiriwe, nitwa Nsengimana Etienne, ndi umuturage wa hano Kamuhozi mu mudugudu wa Rugunga mu kagari ka Gitara. Hano ngo umuriro w'amashanyarazi ni ikibazo, no gucaginga telefone biragoye. Usibye no kubona uko umuntu yacaginga telefone, n'imisatsi abenshi rwose iba yarabereyeho kubera kubura uko bakiyogoshesha kubera ikibazo cy'umuriro. Umuriro rero ni ikibazo, iterambere ryaradindiye, nta n'uwabona aho yasudiza n'urugi bitewe n'uko dusigaje inyuma mu iterambere no kubura umuriro rwose.
Aba baturage bakomeza bavuga ko bashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda uburyo yagiye ibagezaho ibikorwa byinshi harimo Girinka n'izindi gahunda zose za leta zibegereye, ariko ikibazo cy'umuhanda ndetse n'umuriro w'amashanyarazi bikaba bibabereye inzitizi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyo bifuza ni uko inzego z'ubuyobozi cyane cyane by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwabegera bukaba bwabafasha kugera ku iterambere ry'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'umuhanda ukoze neza. Baziriha Eugene Gema, Radiyo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Hakizimana Emmanuel Mbonera, Radiyo mu karere ka Kirehe umurenge wa Mpanga. Aha turi mu mudugudu wa Murundi mu kagari ka Kankobwa ni umurenge wa Mpanga, aho dusanze umwe mu bagabo uhatuye witwa Bamvuga Neza, aho ari gukekwaho kwiba ibitoki mu isambu y'umugabo witwa Karuranga Ibidefonse. Umugabo Bamvuga Neza aremera ko yivye ibi bitoki, abivuga muri aya magambo. Byagenze bite? Yewe hari uwirya igitoki ariko nuko ntamufata. None igitoki kirampamye, nemeye ko aryo kigiye kudusabira imbabazi. Bamwe mu basanze uyu mugabo ari kwiba iki gitoki baratubwira uburyo ki basanze ari kugitema n'uburyo ki bamufashe. Kayitesi Alphonsine ni umwe mu baturanyi Bamvuga Neza utuye mu mudugudu wa Murundi, akaba ari umwe mu bafashe uyu uri gukekwaho kwiba igitoki. Aratubwira uburyo ki yasanze ari kubikora n'uburyo ki byagenze. Jewe nagiye saa 11 za mu gitondo mbona umuntu atema igitoki, nyine mba ndamufasha. Uko byagenze. Wamufatanye iki? Byagenze bite? Namufatanye igitoki n'umupanga yagitemesheje. Hanyuma ntabwo ushaka gusaba imbabazi se? Ubundi se wari usanzwe wiba bimeze bite? Ntabwo niba gasinye n'ubu ngubu n'uwakibye nuko yahise ncika. Kugira ngo izi igitoki ugifatanwe n'inzara wari ugiye kugurisha bimeze bite? Bamwe mu baturage batuye aha ngaha mu mudugudu wa Murundi nabo bemeza ko basanzwe bibwa ibitoki ku masambu yabo. Baragira icyo babivuga. Uyu mugabo twatanye ku isambu, ariko ibitoki yabyibye akebera hejuru akajya kurya. Ayo ni amakuru dufite. Ni izihe ngaruka bibagira? Ni uko twitwa n'inzara kubera uyu mujuru twiba. None murumva mwifuza iki? Nabirihe cyangwa natabiriha afungwe. Kubera rero aka kazuba inaha umudugudu wa Murundi katumereye nabi, bishoboka ko yuko Bamvuga Neza yiba guturutoki ajya kurya, kuko abajura ni benshi ntago nabimuhamya neza. Karugendo Jean d'Amour bakunda kwita Muramira, nawe ni umwe mu bafashe uyu uri gukekwaho kwiba ibi bitoki. Aratubwira uburyo ki bamufashe n'uburyo ki byagenze. Njyewe nabonye nagiye gushomba ifumbire mubona ari gutema igitoki, nari n'umugore mu kamusafiri ari rukanga araducika, tugere tundi turamufata tumwaka n'igipanga. Ese koko ahantu yakivye mwahageze mwabonye bimeze bite? Twakibonye nyine aho twagikuye, aho yagikuye wiwe n'igipanga cyo twakimwatse. Ubundi se musanzwe mumukeka ko yiba? Baramuketse nyine n'umuntu ze arapfa ku kibuga yagize n'ijwi rimwe. Ibanga mwakoresheje kugira ngo mumufate ni irihe? Nuko nyine yagiye tukamwiruka tukamufata, aho yagishyize igitoki twamuzamura akabyanga tugatwiyora tukazamukana igipanga cyonyine. Karuranga Ibidefonse ni umwe mu bibwe iki gitoki. Aratubwira niba asanzwe yibwa ibitoki, atubwiye mu gihe hafashwe uyu uri gukekwaho kwiba ibitoki bye ni ikihe cyifuzo afite, mbese muri make abivuga iki? Yewe umugabo buri munsi iyo manutse ku isambu agasanga ibitoki banyibye, babitemera hejuru bagahita bagenda ahantu hari akayira kajya mu rutoki ku isambu ye. Barandorobeje byamusaba umutekano kuri uwo mugabo, bampa amahoro. Niki wifuza ku bijyanye n'iki gitoki kibwe kuri uno munsi? Uramuha imbabazi cyangwa uramuhana? Bimeze bite? Nibamuhane kugira ngo icyaha ntazongere kugikora. Tubabwire ko uyu mugabo ukekwaho kwiba ibitoki, abaturage bavuga ko atari ubwa mbere n'ubundi yibye ibi bitoki. Abaturage rero bakaba basaba ko inzego z'ubuyobozi zabafasha kugira ngo abakekwaho kwiba imyaka y'abaturage ndetse n'ibindi bintu byo mu nzu ndetse n'amatungo bafatwa n'ubuyobozi bufitiye ububasha, bukaba bwabasha kubakosora cyangwa se bukabahana kugira ngo abaturage babashe kugira ituze n'umutekano ndetse n'ibintu byabo bibashe kugira amahoro. Yari Hakizimana Emmanuel Mbonera, Radiyo mu karere ka Kirehe, wari mu murenge wa Mpanga.
Baziruwiha Eugene Gema, radiyo Izuba mu murenge wa Kabare. Mu gihe mu Rwanda uburezi bufite ireme bumaze gutera imbere hirya no hino mu karere ka Kayonza, by'umwihariko mu murenge wa Kabare mu kagari ka Gitara, hari ikigo cy'amashuri kimwe nacyo kivuga ko iterambere ririmo kugenda neza, ariko mu buzima rusange iki kigo cya Epirugunga hakaba hari byinshi bigikenewe kugira ngo iki kigo kibe cyatera imbere. Turi kumwe na bamwe mu bana biga kuri Epirugunga, baratangira batubwira ibibazo bafite kuri Epirugunga. Uratangira utwibwira. Amazina yanjye banyita Mutoni wa Honorine, nkaba nshaka kubagezaho icyifuzo, nkaba mbasaba, dore twebwe iyo tugiye gukora siporo hari bimwe bigenda bitubangamira bitewe n'imigendekere y'ikibuga. Nta kibuga tugira mu kigo kubera ko ntacyo bigeze batwubakira. Ubundi siporo ikigaragara muyikorera hehe iyo mushatse gukora siporo? Siporo tuyikorera mu kabuga gato kari hariya hepfo, nako kugira ngo tube twisanzuramo gake gake, ariko ntabwo tuyikora nk'uko bikwiye. Ni iki musaba inzego z'ubuyobozi cyane cyane akarere ka Kayonza ko kabafasha kugira ngo siporo yanyu ibe yagenda neza? Turasaba yuko batwubakira ikibuga cyo gukiniramo tugajya dukina twisanzuye. Si iki kibazo cya siporo gusa, hari n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye uko aba bana twasanze kuri Epirugunga bagiye babitubwira. Uratangira nawe utwibwira. Amazina ni Irakoze Omega, umudugudu ni Rugunga. Njye cyo nshaka ko badufasha, ndasaba ko batwubakira icyumba cy'abakobwa. Abakobwa hari igihe baba bashaka, iyo umukobwa yagiye mu mihango ashaka ahantu yiyuhagirira akahabura, badufasha. Hanyuma uko tubona muri abana b'abakobwa bamaze kuba bangavu, biragaragara ko icyumba cy'umukobwa gikenewe. Ubundi mugikeneye mu gihe kingana iki kugira ngo ubuyobozi bwe bwabafashe? Nko muri uyu mwaka batubabarira bakakibubaka. Aba bakobwa bagiye batandukanye twasanze kuri iki kigo cya Epirugunga bakomeza bahurije kuri iki kibazo cy'uko badafite icyumba cy'umukobwa, ariko nk'uko bigaragara iki kigo ubwo twagitemberaga twasanze koko nta cyumba cy'umukobwa gihari. Si iki kibazo gusa rero, aba bana twasuye kuri Epirugunga barakomeza batubwira hari n'ibindi bibazo bitandukanye. Uraho neza umwana? Mufite ikihe kibazo hano kuri Epirugunga? Amazina yanjye nitwa Kwizera Keve. Ikibazo dufite ni ikigendanye n'urugendo dukora urugana hariya ku kiraro. Iyo imvura yaguye amazi ararenga akajyaho, bigasaba ko haboneka abantu baza bakatwambutsa, bamwe bakagwa muri ayo mazi, dore hegereye no ku kiyaga, hari abashobora kugwamo. Benshi batubwiye ko iyi imvura yaguye, dore ko turimo kwegereza mu gihe cy'itumba amazi aba menshi akuzura. Ubundi ni iki mwifuza kugira ngo ubuyobozi bwe bwabafasha kugira ngo ino nzira munyuramo ibe yagenderwamo neza? Turasaba ko badushyiriraho ikiraro nabwo gikomeye kugira ngo tubone uko tugenda twisanzuye igihe imvura nigwa ice munsi y'icyo kiraro ku buryo bidashobora kuduteza. Nyuma yo kuganira n'aba bana bavugaga ko ibibazo ari byinshi bigiye bitandukanye, si ibibazo batubwiye gusa ahubwo no ku bijyanye n'imyidagaduro nabwo hari ibikenewe. Uyu nawe aratangira atubwira. Nitwa Kayezu Emmanuel. Ndifuza yuko kuri iki kigo hakongerwa ibyumba by'amashuri. Urabona yuko iyo umwana arangije hano akiri muto bimusaba kujya ku bindi bigo biri kure, umwana bikamusaba kuzamuka ku gasozi. Ubundi mukora urugendo rungana rute iyo mushoje kwiga primaire kugira ngo mujye muri segonderi? Ni urugendo runini, ni nk'ibirometero nka 20 cyangwa 10. Ni iki cyifuzo rero musaba nk'abana biga kuri Epirugunga kugira ngo ubuyobozi bwe bwabafashe muye mwabona ishuri rya segonderi hano kuri Epirugunga? Ndifuza yuko bakubaka neza n'icyumba n'igikoni kikagurwa, kuko nk'ubu ngubu igikoni cyarapfa ni gitoya, aho kogereza amasahani n'ahahari. Ndifuza ko icyumba igikoni cyakagurwa hakubakwa neza. Nyuma yo kuganira n'aba bana batandukanye kandi hari byinshi bagenda bishimira hano kuri Epirugunga, cyane ko iki kigo cyaje gikenewe kigahuza abana benshi baturutse impande n'impande mu kagari ka Gitara. Ariko nyuma y'uko tuganiriye nabo, turi kumwe n'umuyobozi wa kino kigo, aratangira twibwira anashimangira ibyo aba bana bavuze. Murakoze cyane. Nitwa Jean Pierre Hayimana, ndi umuyobozi w'ikigo cya Epirugunga. Urebye ibyo abana bavuze byose, ni ukuri iki kigo cyaje gikenewe mu kagari ka Gitara. Ubuyobozi bwiza bwa leta bureberera abaturage bwabonye yuko mu kagari ka Gitara kuri ishuri bararihashyira.
Aba bana batubwiye byinshi bigiye bitandukanye bikenewe muri iki kigo, icyumba cy'umukobwa, imyidagaduro, ishuri rya segonderi ndetse n'ibindi. Nk'umuyobozi uyoboye iki kigo murabishimangira mute cyane cyane ko aba bana urebye ibi bintu babikeneye? Koko ibyo bavuga ni ukuri. Iyo ishuri ari rishyashya ariko bakiryubaka riba rikeneye kwagurwa. Duhereye nko ku kijyanye n'uko abana bakora urugendo rurerure bajya kwiga muri segonderi, birasaba yuko leta mu bushobozi bwayo izatekereza uburyo abana bazabona segonderi, cyane ko ari ikigo kimwe kiri mu kagari konyine. Bakaba bakubakirwa n'iyo byaba ari ibyumba 3 bya segonderi, ariko bakabona aho biga cyane ko basigaye basoza bakiri batoya badabasha gukora urugendo rurerure. Iki kigo cya EPI Rugunga kandi ni ikigo kimaze kugira abarimu benshi bafite uburezi bufite ireme, dore ko bavuga ko kirimo kugenda gitsindisha abana cyane barimo kujya muri segonderi ku buryo bwihuse. Abahiga bose ndetse n'abarezi baharerera bakaba bishimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda uburyo ikomeza kwegera abaturage begereza uburezi bufite ireme. Baziruwiha Eugene Gema, Radio Izuba mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Mudaheranwa Theoneste Mboni ya Radio Izuba iri mu murenge wa Rubona akagari ka Mabara. Hangeze ni mu mudugudu wa Rusanza, aho ngeze ku rugo masanze irerero ry'abana, masanze abarimu babiri ngiye kubakira kuri mikoro za Radio Izuba bagira icyo batubwire ukuntu barera bano bana. Muraho neza? Muraho. Ngusanze hano muri uru rugo uri kurera bano bana. Iri shuri ryitwa nguki? Iri shuri ryitwa Turakura Neza ryo mu mudugudu wa Rusanza akagari ni Mabare. Aba bana baza hano guhera saa 1:30 tukabarekura saa 5:30, hanyuma babanza ku ruziga kandi tukabanza tukamenya uko baramutse, tukareba naho bageze ku byo twabigishije. Hanyuma saa 3:30 habaho gufata ifunguro ni igikoma tubaha. Urakoze cyane. Nanjye ibyo naringiye kubikubaza, naringize ngo wenda abo bana wambwiye ko bataha saa 5, numvaga n'ubundi ubwo bagira ifunguro babona nta kibazo gihari. Ese iri funguro murikura he, muribona gute? Twebwe ifunguro ukuntu twaribonye twishatsemo ibisubizo nk'ababyeyi, ababyeyi bagira icyo bazana, hanyuma tukabona uko tubona ifunguro rya mu gitondo ry'abana. Urakoze cyane. Niki wasaba ubuyobozi bw'akagari ka Mabare ndetse n'umurenge wa Rubona, dore ko kurera bano bana biri kubagora cyane ku bijyanye n'ifunguro? Nta kintu wasaba ubuyobozi bw'umurenge wa Rubona ndetse n'akagari ka Mabare bakagira ifunguro bajya babafasha kurera bano bana? Icyo tubasaba ni ukutuba hafi bakadusura, hanyuma nabo bakareba ibyabibura bakaduha ubufasha. Uyu Masanze nawe agufasha kurera bano bana? Yego. Reka nawe tumwakire kuri mikoro za Radio Izuba tubwire. Nanjye mufasha kurera bano bana kubera yuko ariko bikwiye. Urakoze cyane. Nk'uko mwabyiyumviye, bano ni ababyeyi beza cyane barera bano bana, dore ko bano bana bafite imyaka mike cyane, imyaka bafite ni imyaka 3, dore ko kubarera biri kubavuna. Dore barasaba ubuyobozi bw'akagari ka Mabare ndetse n'umurenge wa Rubona ko bwagira ikintu bwabafasha ku bijyanye n'inkunga yo kurera bano bana. Yari Mudaheranwa Theoneste Mboni ya Radio Izuba iri mu murenge wa Rubona, akarere ka Rwamagana.